Huko hapo kwa mbele ya territoire. Mimi nimefika Binza, nitoka Goma, ilikuwa kantieme kule kwenu mlikuwa. Adui wenu alikuwa nani? En vrai dire, adui yetu vile vinajulikana kwa nasema ni M23. Y'abandi banasema M23 y'abatutsi. Umutekano za leta no guhishira uruhare rw'ingabo zayo mu gukomeza kuzamba ku mutekano. Asoza agira ati M23 soza ivuga ko ikomeje kwiyemeza kurinda abaturage, kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara no gushaka umuturambye ibibazo by'umuzi byateye ikibazo cya Kongo. Bihoresha bajya bakomeza bivugisha ibyo ngibyo. Bazabishima ubutabera bwaje. None abantu barimo bakora amadosiye yanditse. Ibyo ngibyo yivugisha Lawrence Kanyuka ngahanganye na leta. Mbese urugamba ruzabaho amategeko atagise mu bikorwa kugira ngo hari intambara idakurikirwa n'abanyamategeko. Ibyo ngibyo buri wese avuga azabyereka inkiko. Ndakubeshya se? Yaba leta ya Kinshasa ntabwo barahanganye, yashinja ibyo ishaka. Yaba Lawrence Kanyuka yakwiregura ibyo ashaka kuri leta ya Kinshasa ko nayo barahanganye. Ariko bamenye yuko nyuma hazaba amategeko. Abantu na mukikirema muntu hazaba ubucamanza. Aho ibivugwa bizajya imbere y'abacamanza. Bakareba koko niba kanaka byagenze gutya. Gusa nyene hari igihe ureba nk'ubwe M23 ejo ari kumwe n'abaturage ba Kinigi. Nabonaga na Bahati musanga bashyiriye amabati. Ukavuga M23 igihe kisegura kwica abantu, abakinigi baha amabati, ibyo birimo sense yumvikana mu byukuri. Ntabwo byumvikana. Ibintu bitumvikana biri aho ngaho ariko nyine barahanganye. Hanyuma simbizi ko bashoboye kuganira wenda bakagera ku musozo bashyiraho uburyo bw'ubucamanza busoza ikibazo kugira ngo n'abandi bwiyunge bukeneye buzagerweho. Ariko ubusanzwe giye bari nkange narwana na leta nkayirukana ku buryo n'ibindi bizajya mu bikorwa ari strategy nzubaka. Hari ibintu dutangaza abantu bakavanga ngo abantu bababeshya ngo abaturage babaye manipulated. Wa manipulating abaturage mu 3-5 biragoye bagakomera amashyi cyane mwakagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Zirangiye cyamba zafite n'ikintu kizima zakoze tuye tuvugisha ukuri. Leta sekitaje ngo bahamba batikaze kuhatwika. Ubundi izibubakira ntizitwika ahantu. Hakuba twikira umuntu kuva muri bwumvikane. Inyeshyamba ikubwiye tuburi kwisonga umeze neza ugize guturya musinzi rugire gute ibintu nk'ibyo ngibyo umusirikare wacu uzakwambura bakabaha amafaranga. Dore telefone zacu. Urumva? Wa wundi utanga amafaranga ntagarutse kuyatanga. Uri utanga urufito ndamwemera ko. Niba ngo yitwa ndetse kutajyumbaza izina rye. Uri ubyibushye nyine wabwiye abantu ngo gucubisa ingufu ntabakwimindende. N'abakecuru barimo babiganira. Bakunda kubisubiramo ibyo bintu wajya byaragushimye. Nacyo byari bisekeje kuko n'abakecuru Shari ibyo bintu bakunda kubisubiramo yavuze. Abakecuru sinzo babitangije. Yabaha amafaranga mu bana make. Yabaha amafaranga mu bana make aravuga ngo gucubisa ingufu ntakwimindende. Kandi abakecuru nabo bamubwira koko ari byo koko yemera. Amubwiye ati mbona hari amahirwe duha abaturage bacu ariko segiteri zimwe urumva zigasigara zitayabonye. None se babyanga ntago babyanga bagafasha abaturage kugira ngo nyine nabajye mu buyobozi buzima. Byashoboka kuko Masisi yabaye Masisi. Kuba hari umuntu cyumva isasu mu kantu kitwa Masisi muri reportage y'amakuru, hakaba hari umuntu cyumva akantu rucuro mu ntambara urumva muri reportage. Ubwo tugiye mu zindi territoire uba wumva kuba imyaka M23 imaze itarafata Masisi ancièrement, itarafata rucuro entoto babiteye isoni na. Donc kira ni gikorwa abantu bamujye nta violence igikikije kuko n'abahanga muri segisiology bakako kirategura segisiology ni faculty ni ntuze yigo. Ahubwo turanze tumenye yagiciye ate nese ubwo yabagice muri ubwo buryo ntabwo yagiciye yishimye. Ziriya nama kimbirane urumva abashingiye ku gitsina muri gender urumva aho umuntu yumva yuko uwo bahanganye nyine yamwambura n'urwo rugingo kandi yarakeneye. Ni bibi cyane. So nukuvuga ngo abinjira muri icyo gikorwa tuzabikora ikiganiro kwabyo bakinjiramo nta violence. Shaka abagore iminsi bara nagize gutya naragukoye nebe yagarama hari agira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nukuvuga ngo biriya bikorwa abantu barabizi birategurwa ministere y'umuryango izabishyiramo imbaraga ibyicishije abantu ntago ari kuza ushoka nkugize gute yarangiza hari rangiye yasize hose ngamenye ko yasanze byasibanganyeho cyangwa kajya ariko ntago umutara gukata abantu ibitsina no kugira gute. Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre.
wowe duhamagara wihitiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari. By'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere. Duhamagare kuri iyi nimero iri munsi wihitiremo ikibanza kikubereye. Karibu Enoch Real Estate gutuza heza. Ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence. Muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence. Ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai, turahari ngo tukuzane imodoka hitiyemo kandi wizeye. Tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Batera hejuru ngo bazashiraho ahantu bategeka bigira. Yabivuze muri press conference. Hajya nyakubwa Bertrand Bisimba ubu ntago muraterwa hejuru kweri. Kandi abana babandi bikishasa nta mbikubwira ntibabenda kukubeshya. Tuzaruhuka muvuye aho muri musubiye mwaturutse uko wenda bavuga mu nkambi z'impunzi urumva mugize mute na mute bakemera bagatanga igihugu cyabo bakajya Amerika ngibavunagure Amerika nayo igasanga ntago byoroshye urumva yego. Ariko niyo urebye ejo numvaga amagambo Marco Rubio arimo kuvuga urebye ukuntu Marco Rubio aba yihata igice gisa nko gushaka kumenasa wenda abaharanira uburenganzira bw'uko muri Kongo haboneka umutekano. Sha Sandri ite kuko yageze kuri Kongo aricecekera Rubio urumva kandi arabwiye inteko ishinga amategeko yarongera kuvuga ku Rwanda. Ese baya nta kintu babonamo abantu bo mu 23 ni nko guhomera uwonkeje. Amerika ni kuri yimeze mufata imyanzuro sivuze ngo bakubagane batongane batukane Amerika n'iki byose ariko najya nyibwira nti waruzi n'ibindi ahangaha ni iwacu nta handi iwacu tugira batuva ntaho tuva turi iwacu n'ibimenyetso mushaka muze murabibona. Nese uriya mu komanda wa M23 wageze Ruvungi akasanga ababyeyi ubwo uyu munyamerika waje muri investigation urumva ngwino nkujyane iwacu nguyu mama nguyu data ngiki niki urambwira ngo mva hanga nsiga ababyeyi banjye abaturanyi baranze abanyamurenge ukagenda ukajya Minembwe ugakwiza investigations urabwira umunyamurenge ngaye he biteye ubwoba ni barwane bareke ibintu bakuramo ku mifuka barwaye no ntambara bavuge manifesto yabo. Wabonye ko na Kanyuka yasohoye irindi tangazo. Amatangazo ya Kanyuka amaze kungera ahangaha urumva aho arasubiramo ibintu bisa. Oya yavuze yavuguruzaga ibyo FARDC yatangaje. Ati ihuriro rya FCM23 Alliance Frère Congo ryamaganye byimaze itangazo rya FARDC ryo ku 3 Kamena 2023 rivuga ko FCM23 ariyo yagize uruhare mu kwica abaturage mu gace ka Kiseguru muri teritwari ya Rucuru. FCM23 ivuga ko ayo makuru ari ibinyoma nta shingiro afite kandi afite impamvu za politiki. Ivuga ko ari igice cy'ubukangurambaga bwo gukwirakwiza amakuru atariyo bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe kuyobya uburari bw'abaturage n'amahanga ku byaha bikomeye bivuga ku bikorwa n'ingabo n'imitwe bifatanyije nabwo. FCM23 iravuga ko bitangaje kubona Kinshasa yigaragaza nk'irengera abaturage mu gihe ibikorwa bya gisirikare byayo byagiye bishyira abaturage mu kaga binyuze mu guterwa ibisasu, gukoresha drone z'intambara no kugaba ibitero bidatoranya byateje impfu n'iyimurwa ry'abaturage benshi. Ati iri huriro rikomeza rivuga ko ibirego bishya biri mu mugambi usanzwe wo guhimba inkuru z'ibinyoma hagamijwe guhisha intege nke za politike z'umutekano za leta no guhishira uruhare rw'ingabo zayo mu gukomeza kuzamba ku mutekano. Asoza agira ati FCM23 isoza ivuga ko ikomeje kwiyemeza kurinda abaturage, kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara no gushaka umuturambye ibibazo by'umuzi byateye ikibazo cya Kongo. Bihoresha abajya bakomeza bivugisha ibyo ngibyo bazabishima ubutabera bwaje none abantu barimo bakora amadosiye yanditse ibyo ngibyo yivugisha Lawrence Kanyuka ngahanganye na leta. Nese urugamba ruzabaho amategeko atagise mu bikorwa kugira ngo hari intambara idakurikirwa n'abanyamategeko. Ibyo ngibyo buri wese avuga azabyereka inkiko. Ndakubeshya se yaba leta ya Kinshasa ntabwo barahanganye yashinja ibyo ishaka, yaba Lawrence Kanyuka yakwiregura ibyo ashaka kuri leta ya Kinshasa ko nayo barahanganye, ariko bamenye yuko nyuma hazaba amategeko. Abantu na ukikirema muntu hazaba ubucamanza aho ibivugwa bizajya imbere y'abacamanza.
bakareba koko niba kanaka byagenze gutya. Gusa nyine hari igihe ureba nk'ubwo M23 ejo ari kumwe n'abaturage ba Kinigi, nabonaga na Bahati musanga bashyiriye amabati, ukavuga M23 igihe kisegura kwica abantu, abakinigi baha amabati, ibyo byo birimo sense yumvikana mu by'ukuri? ntabwo byumvikana, ibintu bitumvikana biri aho ngaho, ariko nyine barahanganye. Hanyuma simbizi ko bashoboye kuganira wenda bakagera ku musozo, bashyiraho uburyo bw'ubucamanza busoza ikibazo kugira ngo n'ubwiyunge bukeneye buzagerweho. Ariko ubusanzwe giye ari nkange narwana na leta nkayirukana ku buryo n'ibindi bizajya mu bikorwa ari strategy nzubaka kugira ngo izane n'ubwo bumwe n'ubwiyunge. Urumva? yego. Ariko nabonye Bahati musanga ikintu igenda avuga izinyeshya byo nkubwira ngo zisuzugura leta. Bibaza mu kintu cy'ukuntu haberaga imirwano mu ishize. Agashya hagakongoka. Nyuma y'iminsi 3 tukajya gukora inama. Simbizi abakongomani baraziranye. Ni kure utagira ngo bari hafi yari ahantu. Ni kure kandi abantu baragirana akajugujugu zibatwara ngo zibagezeyo nibura. Ya mihanda banyuzemo n'iki za modoka za Bahati zisa n'umweru agendamo zafima mana mwijuru konvoy Bahati Imana izakurinde ikurinde rwose imboni z'amadrone hari ahantu. Ntaho najya nahohereza wa wundi utukana kubi. Nawe akajya gukoresha inama. Urumva? None ntago muvuga uyu munsi. Akajonde bari kumwe. Buriya bari kumwe muri Kinigi. Ni barabibonye yambaye na civil. Bari kumwe se? Oya bari kumwe ahandi hantu bafite imodoka z'abasirimu cyane. Yambaye mu t-shirt n'intuze. Buriya se Kinigi yagiye yambaye kuriya ni kure. Ni pantaro. Ubanza ari ahandi nigeze ko naho ariko kubanza simbizi. Ntago ari ejo nibyo. Yego. Ntago M23 yica abantu kuko nzi bashaka ikibaha amabati. Yego. Iki. Shaho sigaye witonda Sandrine. Mukamuba ngongera amahane. Nose ngo mbigeze gute? None se urajyaga uvuge gute koko masha? None se sibyo. None se abugari umuri akica abantu ahandi akajya gutanga amabati, akajya kuba amabati. Ntange ndumva n'ukuri. Nta sanse bifite pe. Nk'ahari ya M23 noneho yabakoreye raje. Ishimira abaturage ngo abazarendo barahafashe bavugiriza induru bari abantu. Urumva? Yego. No mu byafashije M23 kwigarurira harimo n'umusanzu w'abaturage. Hari ibintu dutangaza abantu bakavanga ngo abantu bababeshya ngo abaturage babaye manipulated. Wa manipulating abaturage mu 3-5 biragoye bagakomera amashyi cyane mwakagira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Ziranye cyamba zafite n'ikintu kizima zakoze tuye tuvugisha ukuri. Leta sekitaje ngo bahamba batekaze kuhatwika ubundi izibubakira ntizitwika ahantu hakuba twikira umuntu kuva muri bwumvikane. Inyeshyamba ikubwira tuburi kwisonga umeze neza ugize guturya musinzi rugire gute ibintu nk'ibyo umusirikare wacu uzakwambura bakabaha amafaranga dore telefone zacu. Urumva? Wa wundi utanga amafaranga ntagarutse kuyatanga. Uri utanga urufito ndamwemera ko. Niba ngo yitwa ndetse kutajyumbaza izina rye. Uri ubyibushye nyine wabwiye abantu ngo gucubisa ingufu ntabakwimye indende. N'abakecuru barimo babiganira. Bakunda kubisubiramo ibyo bintu wajya byaragushimisha. Nacyo byari bisekeje kuko n'abakecuru Ashari ibyo bintu bakunda kubisubiramo yavuze. Abakecuru sinzo babitangije. Yabaha amafaranga mu bana make. Yabaha amafaranga mu bana make aravuga ngo umucubise ingufu ntakwimye indende. Kandi abakecuru nabo bamubwira koko ari byo koko. Koko gucubise ingufu ntakwimye indende. Bakenga zamuha amafaranga uri agenda yihera abaturage. Aho mbona ndetse dusoza muri Masisi hafi ya zone ahitwa Rushebere. Rushebere. Yego nabonye byo 23 nabyo yahakoze ndetse mbona wanashaka. Hajya bari intambara naho? Yego. Haracyabari intambara Rushebere? Rushebere yego ni Rushebere pe. Ese ubundi M23 yaza akwe M23 ariko ntirwana byo binsetsa. Yazafashe nka Masisi yose kayikuramo akantu kose kitwa Masisi kakuramo hagasigara ibitero shuma gusa. Ibitero shuma. Ariko ijambo Masisi muri reporting rikavamo. Ariko bafata agace kamwe kareba gafata kandi gace akandi bagafata kandi gace biri mu nyungu zabo simbizo ariko umuntu ari amafoto igiye Amasisi bazayikuyemo yose. Erega bitanga umucyo n'uwituze ku baturage. Kubera ko hano utarafata bakeneye serivisi zo kuri centre ya Masisi ku karere. Ese barayisaba nde bari mu gace ka leta. Nava kwisaba mu gace ka leta ukashobora kuhagera birashoboka arataha bavuga tuvuye muzasarambwa amareruzanye ntabwo tuyazi. Ariko ndanabona yanirukanye FDLR igati birindiro Masisi yego. Yego muri Masisi. FDLR igikora iki Masisi muri Masisi bazayirukanye akagenda kajya kure. Rushebera aho ngaho. Ngintambara ngo muri Rushebere ngintambara mu biki n'ibiki.
kandi urya meya wa Masisi mbona ari umuntu uri kuraje rwose. Yazabwiye General Makenga ati ndashaka teritwari yose uwanyuma akaba ari rwose uko ingana kose. Ujya mugabo mbona ari umuntu rwose ukunda n'abaturage bakunda kugendana n'abaturage. Urumva azabisaba afande Makenga amubwira ati reke ahantu havemo hose, bizamufasha cyane, kandi bimusabye yabyemera. Amubwiye ati mbona hari amahirwe duha abaturage bacu ariko segiteri zimwe urumva zigasigara zitayabonye, none se babyanga ntago babyanga, bagafasha abaturage kugira ngo nyine nabajye mu buyobozi buzima. Byashoboka kuko Masisi yabaye Masisi. Kuba hari umuntu cyumva isasu mu kantu kitwa Masisi muri reportage y'amakuru, hakaba hari umuntu cyumva akantu Rucuro mu ntambara, urumva muri reportage, ubwo tugiye mu zindi teritwari, uba wumva kuba imyaka y'umuventura imaze itarafata Masisi ancieroma, itarafata Rucuro en toto, biba biteye isoni nabyo. Nese mama kugira ngo tatasoye poezero se Cyeka niba hasubira ijoro. Kuko ndabona ku munsi w'ejo ngo poezero ngo hari drone zishe abakoloneli b'u Burundi ngo na FARDC bagabaho ibitero nyine kuri poezero. Ntago bariyo ikoresha wenda niba bakoresha amadrone ni position za leta ariko bari aho barebana. Ngayo nguko rero twatashye Marshal, ndumva nasoreza aho ngaho. Ni ukuri nagushimira njyewe, kereka aho mbona muri Ruhango umugabo yakaswe igitsina n'umugore we. Ngayo nguko muri Ruhango umugabo yakaswe igitsina n'umugore we. Ubugenzacyaha buzabigenza burebe, ariko ubwo umugabo yagiye nabi. Oya ariko nubwo tuba tuvuga n'aya makuru Marshal yagize nabi uyu mu tujye rimwe na rimwe tunyuzamo tunigisha uko byaba bimeze kose, ariko ntago abantu ntibakajye mu iki gihe umuntu uca igitsina undi, ariko abantu ntibakajye muri icyo gikorwa bafite violence. Donc kiriya n'igikorwa abantu bamubye ngo nta violence igikikije, kuko n'abahanga muri sexology bakako kirategura. Sexology ni faculty ni ntuze yigo, ahubwo turanze tumenye yagiciye ate. Nese ubwo yabagiciye muri ubwo buryo ntabwo yagiciye yishimye. Ziriya ni amakimbirane urumva abashingiye ku gitsina muri gender, urumva aho umuntu yumva yuko uwo bahanganye nyine yamwambura n'ubwo rugingo kandi yarakeneye. Ni bibi cyane. So nukuvuga ngo abinjira muri icyo gikorwa tuzabikora ikiganiro kwabyo bakinjiramo na violence. Shaka abagore iminsi nagize gutya nagukoye nebe yagarama hari agira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Nukuvuga ngo biriya bikorwa abantu barabizi, birategurwa, Minisiteri y'Umuryango izabishyiramo imbaraga ibyicira abantu, ntago ari ukuza ushoboka nk'ugize gute. Kuko nukuvuga ngo muri balistike ushobora kubona ikintu cyaguye ntamenya trajectoire yacyo cyaturutsemo. Ibyo si bisanzwe. Abapima impanuka mu muhanda baza batera imetero nka kwa kundi baba bashushanya n'ibitafari mu rwego rwo gukoresha igihe polisi itaraza, ikaza ivuga ngo imodoka nimero A yaturukaga iyi turukanga bigenda gute. Urumva polisi hari tudemo isigaye ishyira kuri Twitter, urumva bakavuga ngo iriya modoka ko yari hariya indi gakata hariya muri amahoro y'imihanda nihe yari kubanza bagashyira ngo ni 1 2 3 niba ari amahoro y'imihanda. Abantu bakavuga ati uri uturuka hariya agomba kureka uyu nguyu akagira gute agatambuka. None tugiye muri icyo gikorwa rero cy'imibonano mpuzabitsina, wagiye uri romantique utereta utongoza ugira gute wiri ute wamuhaga hamagaye muvugana gute mwagize gute ubwogero bwagize gute witwaye ute. Ibyo se ntabwo wambuza kubivuga agiye hangana nabikubwira. Gensho wakureba nyine nese umwanzuro no guca igitsina. Oya ntabwo umwanzuro guca igitsina, ariko tugomba kumenya ikintu cyose waba wakoze. Ibyo bita mu bucamanza urabizi. Yego ndabizi. Ibyo bita circumstance attenuante na circumstance aggravante. Urumva? Yego. Niba hari impamvu zatuma nyoroshya cyaha hari n'impamvu nkomeza cyaha. So abo mu butabera bazabigenza, ariko ubundi mu muco wacu cyangwa mu muco wabo, kuko ntabwo bigera kudufata twebwe, urumva ntabwo nyine abantu babyumve. Ntabwo umuntu mwateguranye ko ibintu bigomba gutegurwa bigomba kuzamo iyo violence. Nubwo waka umuntu ukagira gute ugatanga ibyawe, hari amategeko agenga icyo gikorwa y'umuryango. There is no violence ndani icyo kintu. Ntabwo ndi umucamanza rero nakubwira ngo ubutabera buzakora ibyabwo, urumva katwitahire, ariko guhururana ariko nawe abagore bararakaye bamwe b'iyi minsi pe. Umuntu ngo agiye muri CHK ngo bamukorera ngo iyo operation
ngo igitsina bagikura ngahita avuga ati mabukwe ati fata feri zawe mu wanjye kwisha maneno gomova none ubona wekuze gomova kandi anayikoreye ibyo ntabyo ntabwo twabishyikira Sandrine kuko so rwose twabishyikira amasha umuntu yego hari wafata uriya muntu waciye igitsina akavuga ati tugwanishe kutazongera guhura n'igitsina mu buzima bwawe bwo bwose kuko ntabwo wajya guca igitsina cyane ngo uzongere ugikenere akandi twasozerezaho abantu bagafate imyanzuro bakirakaye ubundi birabujijwe gufata umwanzuro uri frustration ntago ifata umwanzuro muzima reka guhubuka cyo wasanga navuye kwa Maria akaza no kwa Tereza hari ubwo se yarangiza hari rangi yasize hose ngamenye ko yasanze byasibanganyeho cyangwa kajyayo ariko ntago umutari gukata abantu ibitsina no kugira ngo buriya bazamufunga oya icyo bagomba kumufunga icyo mvuga nibyo uri kuvuga by'uburakari uzi ko wakorewe umuntu amakosa nkayo ngayo wenda aranabimenya none uje ni kimwe n'uyu mugore ko yaba yaravuye ahandi ni kimwe n'uko umugore ashobora kuba yaravuye ahandi akumva nyine iryo gaburo nta kirikeneye kubera arimo gutura ubwangati bw'ibyo akuye ahandi Masha ntago nagutsinda uko ndakurengera abagabo kandi bushize baragutsinze barakubwira ati Masha rwose abagabo tujye tubyemera sinaba kurengera abagabo kandi mvuga ko ashobora kuba yavuye gukubagana handi akaza kugira nyine uhita umushinja ariko nta mugore wakata igitsina nawe adafite umurengwe afite wacyo oya hari n'igihe umushinya wamugira reba ari amakuru hari n'igihe umushinya mani bimutera ariko umushinya w'umunandura nzuzi sha ntago kwiye pe tujye tureka ibyo bintu ngewe ntago nabishyigikira yabuze ibindi akata kanitahire cyavuyeho burundu oya nawe mbwira niba cyavuyeho burundu cyavuyeho Sandrine icyo gitsina cyavuyeho kutabimbwira cyavuyeho burundu cyangwa akasigaye cyashwanyitse arakasigaye barakidoda tuva twakitahira ariko mana soza ikiganiro ndavuga intambara z'igitsina ziragoye pe ntabwo nazitsinda ziragoye ni ukuri kandi ngerekana nsoze nitangira intuzi nitangira inama uranyemereye amasegonda 20 rero niba uzi yuko umupatina wawe wamubabashe irashize cyangwa umuhemukiye wamugani uvana ibyo bintu by'imikino igihe utabashe guca bugufi mwuzuzanye ibintu birangire wamugani wiza uza muri iyo mikino ntago nukuri kuko Masha nk'igihe umuntu aba bizi nayo ko yakubabaje ariko mwaya muto akaza iyo mikino yego kandi n'ubundi wamugani biriya ni imikino y'umuntu umeze neza mu mutwe unahaza umeze neza ariko ngaba baniyungira ku musego abanyarwanda ashaka ari wo muhanda ugize bashaka ubwiyunge kanicentera baragikata reka mu izina rya Yesu turabyamaganye abagore bakora ibyo abagabo bakora ibyo ntago twabishyigikira amategeko ajya nibyo koko babivuze ukuri uwambaye neza agaragara neza kandi ababereye ijisho ushaka kwambara ukaberwa cyangwa guha impano umukunzi wawe atazigera yibagirwa igisubizo ni Diabetes Collection tugufitiye imyenda itandukanye ku bagabo n'abagore iva muri Amerika si ibyo gusa kuko dufite n'abadozi kabuhariwe guturuka muri Ghana na Nigeria aho dushobora kukudodera modeli yose wifuza mwita isobanutse yindi twitiye abasirimu benshi barite bibaza bati Diabetes Collection ikorera he dusange hano kuri Prince House mu nyubako ya Kifarma tugwibikubereye kandi ku giciro cyiza ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri iyi nimero uri kubona munsi yawe Kampani ya Enoch Real Estate ibazana ibibanza mu bice bitandukanye bya Bugesera harimo mu mujyi ku mazi no mu masantre we duhamagara witiremo ikijyanye n'ubushobozi bwawe guhera kuri 3,500,000 kuzamura urabona ikibanza cyiza kandi witiyemo uhita ukorerwa mutation ako kanya kuko ibyangombwa byose birahari by'akarusho kandi site zacu tuzikata mu bice birimo ibikorwa remezo nta kibazo na kimwe uzagira kuko Enoch Real Estate yaje ari igisubizo ku bashaka gutura cyangwa kubaka hazabyara ifaranga ritubutse mu minsi iri imbere duhamagare kuri iyi nimero iri munsi witiremo ikibanza kikubereye karibu Enoch Real Estate gutuza heza ubu ni wahangayika kubera ibura rya essence muri Gugaga Cars twabazaniye imodoka z'umuriro zitagombera essence ukeneye kandi no kudutuma Korea, China, Dubai turahari ngo tukuzane imodoka hitimo kandi wizeye tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza mbaza Nedil wigize kurota inzozi zo kuzatunga ikibanza muri Kigali ariko ubushobozi bwa buke niba ikiri inzozi kuko ubu twakuzaniye ibibanza byiza kandi bya make ni hano Rusororo twakuzaniye ibibanza byiza kandi birengeje mezire biri muri site
hari umuhanda, amashanyarazi, amazi ndetse n'amashuri hafi yawe. Ibi bibanza byose bifite ibyangombwa, by'akarusho ni ukugura duhita tukikwandikaho. Ni kuri miliyoni 8 kumanura. Ngwino tugutuze neza kandi kuri make. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0782 05 2939. Inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 025.